ariko ntacyo babaye ntegereje muganira muri gahunda z'ubukwe mwari mwunguranye ibitekerezo mwapanze urumva nyine twagiye duhana ibitekerezo mbabwira ko bagomba gukorera ubukwe hehe ku Gisozi uretse gatoya hanyuma se amafaranga bavuga ngo bagomba kumuherezaho mu diaspora yari yamuhaye cyangwa nabigezemo yari yamuhaye amafaranga angahe umva yari yamuhaye nta kibazo cy'amafaranga nyina angahe ntabwo nzi ko yamuhaye amafaranga angahe mu byukuri ariko yari yamuhaye ariko sereka mbanze nkubaze she iyo uri coordinateur w'ibintu munamenya ngo afite amafaranga ya nawe ako se ntabwo uzi ko n'umuntu ashaka kuba afite miliyoni 10 akakubeshya ngo ufite 5 none se nyine ntabwo buriya umuntu yakubwira ngo ufite amafaranga ntabwo yakuvuga ngo ufite amafaranga yose akubwira make arya ngo ugiye ku murongo ngo yacitse akaguru umva nta kaguru afite abana n'ubumuga ariko nyine wumve ngo afite ipinda ry'amafaranga umva ewe sha cyangwa nawe yabaye muri bya bihugu bavuga ngo bagurisha amaguru bakabona amafaranga ntumbaze gusa afite amafaranga pe karibu ase ni uko mangamanye ni karibu ni uko manga ngomba kubimenyera yarabanye ko manga yo nazi fresh kabisa meze neza nturutse hano mu kiganiro cya se bafitemo abashyitsi ni madame twaganiraga nyine ni coordinatrice agimenye baba ni coordinatrice kubukwe mufite ibirori se afite mwabene wabo nyine afite ubukwe ngo ni coordinateur ariko kwa kundi abantu batanga amafaranga nimba namubwira ngo nayanga ngo yabonetse ariko bakamubwira ngo ugomba kubwira umugabo wawe ukatutwira ngo miliyoni 2 miliyoni 2 sha muri iki gihe se ari kibazo kare ariko rero abantu mw'iminsi baransetsa ahubwo gira ntase Kariza abantu mw'iminsi rero reka nkwire urumva kari sinumva ukuntu umuntu ajya gutegura ubukwe bije Kariza yagakoze zana karahuri urumva nka miliyoni 2 miliyoni 2 zishize mu mushinga ayo mafaranga wazunguka amafaranga n'icyo mu mwaka ngiye mu mushinga ngiye shaka gukora nibyo yabwiye muri musubira madame ariko mwira ngo nkora umushinga w'inkoko ndamubwira ngo nabo zigizwe dukoze umushinga w'imbwa ucirira imbwa German Shepherd kanyarwanda twazikuramo hari amoko nka 50 y'imbwa tukazororera ahantu mu ifamu y'imbwa abantu batugana erega burya imbwa zigira amafaranga ariko nese ubyemeye ikibazo mu gihugu cyacu ubu nibwo nabyemera igihugu cyacu urimo urakora iki teka vuba vuba gira vuba ikibazo urumva igihugu cyacu oya se kuba mu gihugu cyacu ufashe nabwira ko nguyu iwabo ni Nyamagabe mubwiye nti agiye bakamuhereza ifamu kwa nyina ahantu hanini tukashyiramo ubwoko bw'icumi bw'imbwa ikibwana kimwe cy'amezi 2 300 niyo make amezi 3 500 barabigo hari n'imbwa nawe ikibwana kigura amadolari 800 cyane rwose usumva umushinga urenze ariko inkoko hari gihe zipfa zishwe n'uburoro umuraramo kutagira umufitanye no zitaho umunsi ku munsi imbwa no kuzira urukingo rwa buri mwaka so umushinga se tukakita ku mafaranga ahubwo se ukivuga ko ibyo ngibyo nizere ko izo miliyoni ahubwo twaziheraho ndumva umushinga ngiye usunyinjira ariko shaka ireka manza mu bwiza ko ahiye nicara nagera mu cyumba nkiseka ngaseka cyane ibyo bikubaho cyane yo nishimye reka da so bagende kiza ukuntu nari mbayo niga segonderi ategeza n'amafaranga mfite shero yajyaga bimbwira uyu ngo yajyaga bimbwira n'abandi bakibati twimwera imiyoga ariko nategeza ubyo amafaranga mfite ngategeza ubyo nari kibwa cyari nkiga muri segonderi mbaza ko nigeze gukora iki ubwo biturutse ko nari mvuga mu kanya ni umushinga w'imbwa niga muri interina niga mu wa 3 ibyo biza cyane lize mu wa 3 uretse wumva ubwo nkaba natorotse ariko animatrice akaba yakoza peri anako animateri yakoza peri arahamagara ati bene ntawe mu kigo ariko ajya gutegereza ahantu hari igiti cy'isombe twajyaga tuyaho uretse wasanga ari umwacaga mukwepa ikigo yego noneho akaba yahategereye yakogereye amasaha yo kurya ya ninjoro arategera ndungurutsemo bambonye animateri baza ngo nakoze iki namutse nk'imbwa akusha amafuti yawe na uretse wumverekerezo by'ingoro uretse wumveze mutse nk'imbwa abarinzi yirutse antangirira hirya mba nuriye igipangu mba ndasimbutse
mu gihe nari mpagaze hejuru ngiye gusimbuka diregiteri mbona atambutse imbere kandi arebye hejuru abarambonye mba nasimbutse mu rw'imbere diregiteri nagukangaga uzikore yabwiye mwaje cyo cyo zahaga mbona kira nawe uzi byambaye ubuyege bro weekend 3 what 3 wani materi bivuze ngo bagwaye imwe bagwa n'indi bagubwe si icyo nashaka kuvuga uwampaye izo weekend 3 afunzwe imageragere what wa mwani materi uno mumotari ngera gute business zanje too bad mbabari abo bana ariko byo sinabitindaho ngewe rero amasaha yamfashe kangiye mu kazi musigaye muri story zanyu Kariza ngwino bandurunze nene niyo sakoshi yangira mu cyumba wagenda utagenda mu bukwe abafiye doneri bagomba kuba barishye nta gikara dushaka mu bukwe bwacu sho ibyo bindeke abana barambuye Yesu siko ndi umusirimu kweri abana barambuye kabisa umva beza cyane rwose ibyo bindekere pe cyane andura urujyane bino bintu sheri kagende rero turavugana so love you sabay love you too suri nyine wenda ibintu ngiye madamu wabirancitse oya ntabwo ari ibintu bya madamu ibiki umwana urebye gutya Chris narabujije kabisa Ben reka mubwize ukuri ura mwana ndamubonye nkimukubita amaso urabira iboro mwankambitse sinkubeshye nge ndamubonye mubona rwose gutya nkuko yavutse ese negereza rwose turi kumwe none se n'abakozi nabo ugeraho ukabagira amashoka mwana n'umukozi sikobora nangize ngo ni nka murumuna wa madamu ariko yawe umukozi yareka bereka mubwize ukuri pe ariko umwana reka mubwize ukuri ko twese ntawe utakumvishe to narinze cheka aho ngaho nyamaze ngo kanisa murakabije ngira murakabije nanjye bishakana reka nawe nanjye ngira kurya mu mvana gashatse ejo nagize ndetse patse ejo nagize kurya kamwe dushaka kongera mu hanze nakuye mitafari what nakuye mitafari yagiye koga ndikuramo yamara kuza muhongera nkarisana gasubizamo nakuye mitafari rero karaka ndetse homvese none ko kazamura amazi kigira kurya kameze neza karaso yakajya bishi kafite taya nziza kafite amabera gihagaze bwa bundi kimwe bwiza cyane kize kugenda no kumwana rokoka sha sinzi ko kazamuye amazi angwa mu maso ngira kujya yisa mu ryana ndasohoka ndagenda ariko ndi kugashaka ariko naho nakahera madamu barahanga buri munsi se wawangiriye se iki je naragira turabavandimwe n'ubutarabiza abavandimwe ko gitsina are kamubwiza ukuri sibyo nubona we biri kwanga oya ahubwo kugeza usubura hanga ahubwo nayibonye ushaka kuntanga umushi ahubwo tujye tuganirira hano ntuzongere ukanga ushaka kuzaza ahubwo ntahari gashiduka wa musoje nyine harasoza wose rumagiye nta bantu babaye nduhira abandi tumva warirobeye imwera tubyihere ibyo byo bireke gusa nyine kamubwiza ukuri pe sinzi ko njye na resista nijoro rimwe sha resista mwana umugore kandi iyo umugore ari hano bangira kujya nkanga we bishe ku murongo ni we kandi mu mutima washize gushira kozaho nigendere n'ubundi naho ubundi mwareka mubwize ukuri reka dushaka amagufa imbwa zizizana reka dushaka amagufa imbwa zizizana mu mujyi urimo abakobwa benshi udafite amafaranga ntibakuyoboka ariko ufite ifaranga baraza mbese ugira ngo abadiaspora dutwara abana gute nta mafaranga bagena bakorera reke ntabwo uze nkuru naguteje ubundi yura wa mukobwa ashana nababayisha siko nge nari tari no gutanga cya kibanza duherutse kugura kibanza kiri mangahe ushobora gutanga ikibanza kimwe kandi ahantu haje kaburimbo bari kumpa amafaranga afatika mangahe bageze muri 42 oh yes Brafiti rega ikibazo fatizo miliyoni 42 ukazishora ku mugore
cyangwa se ku mukobwa ni igihombo. Buriya ubu buhungu ubona bwo diaspora buzanga mu Rwanda wari inkebebe imbere. Buragenda bakora amafaranga hanze urumva bwirya butirabunana no mu modoka burana no muri ruguru. Bukora amafaranga bugenda biyapinga mu madolari bwagiye Kigali bugasara ukabyimba ukamera gutya ukabyimba ukadutwara abana. Basanga barongo y'abagore beza abasireye kwini bose barana ibiki byose. Nta mukobwa n'uyu numwe wo muri Kigali udafite amafaranga y'abadiaspora turuka hanze. Naho twebwe nyine baturira nk'imbeba nyine nk'imbwa gire kubwo. Niyo mpamvu nanjye uwo nzajya ngira gutya mu cyuho nkagira. Ubwo gahunda nizo. Nta kurazamo. Amburi kariso gisutijugunya. Amburi kariso gisutijugunya. Aya baje ntushyiremo bose. Abundi rero Ben. Urashaka ko tubigene nyikatakata nzenguruka. Bamuhisha mu kanya. Ngo hana nitumwe rese. Mu Rwanda na aya kagende ndacyakontrola urumva. Hanyuma iradiyo sibyo nari mubwiye shakishwa muri amukiriya turi bumuhereza imari ye ibintu birangira. Ko ari amafaranga nge sinaruka. Uriya mugabo nakomeza kutunaniza uzi kubaza Geoffrey rero ko ari ikintu ari buze kutwaranje. Ariko kuri ndakumva. Navumbuye nimba nzabikubwira. Tugiye kurira se? Oya. Ni umushinga nari natekereje wo kuzaha akarere. Kujya tugurisha abantu imva. Tugabagurisha imva ariko batarapfa. Tugize kubwira barya. Bivuze ngo oya. Hari ukuntu dufate nk'urugero ibanza bigenda bihenda. Nako ikibanza gihenda. Yego. No mwirimbiro buri ibibanza bihurira. Nakuriye amakuru. Nimba ikibanza uyu munsi kigwa 500. Yego. 600. Kibanza nyine kiza nyine cy'abafashisha. Uko imyaka igenda izamuka kirahenda. Basanga 800 900 miliyoni n'ebyiri. Navuze nti umuntu yumva ko azapfa wenda nko 2030. Kavuga ati nyuma y'imyaka wenda 5 ndaba mpfuye. Yigura ikibanza ku 600 ya savinga n'amafaranga mu 2030 kizaba kigiye kutagihenda kigura nka miliyoni nk'eshatu akaba yariteganyirije. Ukuntu kiguruka kibika. Kavuga haraguze. Wajya hangaha aha ni kwa Chris yarahaguze. Wenda azapfa mu 2030 yego simbi kwifurije. Jewe se kandi. Nyine n'urugero n'intanzi. Okay. Mu 2035. Ndikukumva. Aha ngaha ni kwenda kwabaye. Wavuga na Beni buriya tukajya ibintu byose tuba twasa. Ntacyo n'urugero kwa rugero ko nazapfa vuba. Ntacyo bitwa. Kugenda gutyo. Ku buryo umuntu yajya gura imva akayisevinga kandi tukagabanyiriza igiciro. So ariko abantu benshi ntibitekereza. Kandi buryo iyo umuntu apfuye mu myaka iri imbere ko amaze arurira ibibanza birurira. Ariko nakodesheje imva byakunda cyane rwose. Cyangwa se bakarika kugura tukabakodesha ubutaka. Yagiye mu kanya. Yagiye. Wasoje se? Cyo bakijyana nta kibazo. Guhanagura se? Hanagura.
So. Sasa kazi ngufashe ntukagifunika nanjye reka hari tugomba kujya dufatanya nanjye nkagufasha nawe ukamfasha sibyo se hari ikintu se ukeneye gusasa wari ugiye Ninjye muri dushe. none hasi Yego. atari byiza ko bwamasazi buriya watetse ibyo numva nishimiye cyane njya afite apeti mvuga ibiryo byatetswe na Kariza bifite isuku mbese iyo mbonye ibiryo ukuntu bifite isuku itanga urushanya nawe kurya umubiri wawe wose ufite isuku nuko bw'Imana buriya nta kintu kimwe uzakenera kuri iyi si yawe mu gihe umuntu ukabazemo ngo nyikwime kuva waza muri uru rugo ntabwo nabikubwira ndaryama ntekereza umutima wanjye ugatera uvuga Kariza mperutse kurota nyine nk'abakabye nyine ndakubona abandi barwanye nk'abakabye nakubura ndagukunda hafi none se Waba ushaka Kariza? oya nijwe mpagaze Arakumanza none se? none se basi nijoro basibera kumugenzi nuko yumva kumushaka Oya nimugoroba nta kibazo nyine wowe uzi kundeba mu cyumba cyanjye ucunge yasinze ushaka kumubona mfite apeti babarira uramuzi atanyicira njye kumufungura ugende neza udatsitara Ese nkawe igihe nagiye mpamagara uri mu biki uzi iminota amaze hano hanze narindi muri dushe niyo mpamvu wari uri muri dishe se wari uri koga iki ku buryo mpagaye iminota ingana kuriya hanze ahubwo se wari uri mu cyo mbona wikengereshwa amasumo narindi muri dushe iminota 10 aho marusha iminota 10 ntabwo ari myinshi ibyawe ngomba kubyigaho ntabwo bizongera oya zizaryamye nta kibazo zizaryamye none se ariko wari untegereje wari watinze wari watinze wowe waramenye simbere kandi kuvuga uti mwana ndari hamwe pe kubera iki se kandi kutumva ese ariko wavuye koga nagize ngo cyameze ngo nakoga none se hari ikibazo buriya nikamubwiza ukuri ahangaha uzakora amafaranga yose nzajya mubikira ntuzagira ikibazo na kimwe rwose uzagira wumva bwiza w'ikintu cyose cy'umuntu rwose umubwira ati rwose mfite ikibazo kimeze gutya rwose gikemura ni ukuri buriya nikamubwira bari mu myaka ijoro nta hantu uri bugereka ushaka kumbwira se ku mutima kambwira hasi uko Nelson gukunda nakukunda sho byaje ryahise byaje
Yajejo. Ejo. Ejo. Guteze. Ngiye kumubyaje. Yaje gusa gusa. Sure. Uraro ugiye kutarwiyongera. Tugiye kurusasira, turubagarire, turuvomerere. Mbese rutohe rukore neza. Sibyo se? Okay, noneho. Sekugina nagasegugira byose. Uzambura. Musikari binasa. Ariko mana yanjye. Sheri. Ku mukozi koko. Mu cyumba cy'umukozi nyokoje iki? Nabujamba baranirukana. Nikuri. Niwe ndi kuvugana nawe. Rebesha urwo rusura rwawe hano. Nge nawe tuvugane duhanganye. Mu cyumba cy'umukozi. Usigaye nci inyuma n'umukozi. Yewe, usibye ko nabigura ntubyumve. Numva iki? Ngewe mubwiza ukuri, nari ndyamye mbwira mwaka. Ndavuga nti siyonga ko imotsi hari umujuru ugize. Wagicuce se iki cyumba ni icyumba kimwe. Hano ni mu kiraro kimwe. Nimba ukunda ibintu bigenze sheri. Ntabwo naguca inyuma kwizina ry'Imana. Urakusanze ntabwo hari hafunze mu byukuri. Uri kubyumva? Rwose. Ziba. Imbwiramutse. Ndavuga nti siyonga ibonye umujuru. Nibwo nje ndavuga nti mbaza uyu nguyu ntiyumva ko imodoka ibaye iki. Ati ntacyo atahubwo hari abantu babonye baburira hejuru ku gipangu. Ndavuga nti noneho ryama neza witonze. Ukomeze wumvirize uraza kumbwira ibyo ari byo. Imbwa kumoka ngo abajura ngo umuntu no mu cyumba cy'umukozi ibyo bintu uri kuvuga nyine niyo mpamvu ngwingiye. Uretse kuri gucabiranya ibyo ni ibiki? Waruje kumuryamisha neza se? Waruje kumuryamisha neza? Nko nkawe ubomba na soni ufite ku mugabo wanjye ubomba na soni ufite niyo mpamvu nsigaye nza nkakomanga nkahera inyuma y'urupangu kumbe ni ibintu mwibereyemo ahubwo ibyiza ni ibihe wowe wamuvugisha cyangwa wareba ni uburyo wabona umukozi koko shasigaye bicipo pe niba ugeze ku mukozi niyo wacinye mu mugore wawe wanamuca ku muntu muzima umukozi wo mu rugo wamburanye iki kugira ngo ugere kiye se nakubonye iki kiye nyine ngewe ninjiya mwagerekeranya amaguru dore mwasobekeranye amaguru ziba wowe ejo mu gatondo uraye n'ibiriwe ajya he yaguma hano se mu bigenda n'iki yaguma hano akora iki se tuvugana iki se ambwira iki nyine yaje kureba imbwa yarimutse ariko hano ni mu kiraro cy'imbwa nibyo ndi kubona umuntu nta kibazo kimwe gihari byamutuze byamusinze kumana yanjye byamatuze nta kibazo nubwo cyari kumuryamisha nta kibazo kindi byamatuze nta kibazo cyane bisa ikibazo kindi sheri ntabwo nagucinya umutima wangu kuri mu kwezi wowe gacika amatwe se ibi ni ibiki mbasanze ibyo ni ibicuriye kuri kumbwira ibihese ibyo mbasanze musora byo mwasobekeranyije winkoraho mbabarira winkoraho ese urakomeje ntukave gutoba ibyo utoba ngo nanjye uzunkorewe ese usanze umuryango ufunze se n'umuganiriza umuganiriza ariko mu iki mubaje nimba nta kibazo kibaye usanzwe se umuganiriza kandi ngushe imbwimotse n'ubwa mbere imbwimotse se ako ntabwo imotse n'ubwa mbere imbwimotse ubona niyo imotse bidasanzwe pe imotse cyane sho umwanya munini pe kuri kose n'ukuri pe yamotse ahubwo wenda ubwo ituje reka mbegiye mu cyumba urasanga wenda mwe munaganira wenda munaganira mugire wa mugabo wikunaniye koko kunaniye shiri mwe muvuga nta kibazo gashirira amenyo naho undi se nta kibazo rwose wowe ndakwibikiye genda ndaje tuvugane hanyuma wowe waje gusaba akazi ko mu rugo none usigaye ukora utuzi tubiri mu rugo rwanjye nyine imbwa yarimotse araza arambwira ngo nyine ngimbwire utuzi tubiri mu rugo rwanjye ugakora akazi waje usaba ugakora n'akazi ko kuryamana n'umugabo wanjye urarenzwe kamanda nzi ku gitenge neza undi ntabwo twaryamanye ni ukuri kose ntabwo twigeze turyamana ni ukuri ndarahiye hanyuma se mwari muri mu biki niba mutaryamanye mwari mu biki imbwa iri kumoka urariye amafiriti amanyama urariye umva njye ntukangire nakwica ukamfunga